Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Sam Karenzi, ndi umunyamakuru ubusanzwe wibanda ku makuru y'imikino. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rumaze igihe rushyira ingufu mu kubaka ibikorwa remezo bya siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Mu minsi mike ishize amakipe yacu yaba y'igihugu ndetse n'amaklub amaze iminsi yitwara neza. Uko mubibona, football final yabiri mu murongo muyifuzamo nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Niho ko ntemeranya nawe kwitwara neza bikiri hasi. Nabazaga nti murabona hakorwa ikintu naho kugira ngo gume mu murongo mwiza cyangwa ikomerezeho? Niwe nabaza naho ntabwo nagerageje ibyo nshoboye, ndafasha, ndasunika, ndagira ntariko ntabwo mbizi, ntabwo nzi icyo nafasha kindi kirenze, ariko nukomeza tukagerageza. Ariko ikibazo nitwe kirimo nk'abanyarwanda n'abakinnyi n'abandi, ikibazo kiri muri twe, tukivanyemo byatera imbere. Uribuka mu minsi yashize ibyo najyaga mbabwira hano, ukabona abantu barakina imipira biba n'ahandi, ariko njye simvuga iby'ahandi, ndavuga hano yewe. Abantu ugasanga n'imyifatire gusa n'imico, hanyuma ngo baragiye babwira abantu ko abateze b'umupira bagomba kugura imisatsi bakishyira ku mutwe, cyangwa bagafata iyo ku mutwe yabo bakayiziringa ukuntu bashatse. Ibyo bikaba gukina umupira, cyangwa bikavaho bikajya mu kuraguza, bikajya mu birozi, bikajya noneho byangiza bikaba no kwiba na mikoro yarakwiye kuba arimo, ugasanga ubwo se wenda n'ahandi birahaba kandi birahaba, ariko genda avuga ibitureba. Ntabwo abantu bashaka kugera kure, ugira uko wifata, ugira uko witwara, ugira uko aho uhanga amaso ukaba ariho ushyira ingufu. Ariko ibintu biri aho ntabwo, niho mbura uko nafashe. Narafashije naho nashakishaga n'amafaranga, nkafata n'umwenda nkabaha, kubera ko bije itabonetse ihagije. Ariko ukabona hari ibintu bitaza mu bantu, bakajya no mu matiku, bakajya mu bintu byo kwangana, bakajya mu ntambara no hagati y'itimu ubwayo muri imwe, cyangwa hagati y'itimu imwe n'iyindi, ugasanga niho ibintu bya wagabanya ibyo byose navugaga, bimwe bifite intuzo, tukareba neza, ariko tugatangira no hasi. Abana bato bakarerwa ku buryo bazamuka umuco w'igihe cyashize cya kera, wasangaga umuntu, umukinnyi bamuvuga gusa kubera ko izina ryavuzwe muri 76 rigahora ari iryo, akarinda no nta wundi bazamuye inyuma ye. Bikwiye guhera hasi, abana ariko noneho the culture, the environment, kaba ibintu bifite, ndetse bakava no muri ibi. Ubwo nabo bashobora kujya gukina umupira babanza bakajya mu biyobyabwenge cyangwa mu biki, byose ni ibintu abantu bakwiriye ibyo. Nimushaka ko dukorana nanjye nkagira uruhare nkabibafashamo, muzampamagare nzabikora. Ariko noti ibi bintu by'akajagari biri mu marozi, biri mu nzanguro, biri mu myitwarire, ntabwo ibyo nabijyamo. Nahagaritse no kujya, ntabwo nzajya nta mafaranga ngo nshyire mu bintu bijyamo aho. sibyo
Excellency Narimbi gendeye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse kwitwara neza muri mikino ya FIFA Series yari yabereye inaha. Rayon Sport iherutse gutwara igikombe cya Sekafa nacyo cyabereye aha, numvaga bitanga icyizere kandi nari nabonye mwatangiye no kugaruka kuri stade. Ndagaruka ariko nkataha nk'ubwo uravuga ibyo ngibyo iby'amakipe tuvuga, ariko ikipe y'igihugu se bivugaho iki? Ntabwo bikwiye guhera kurangirira aha. Ndavuga umupira w'ayo makipe uzamuka neza, ariko ukagera no ku gihugu n'igihugu kikagaragaraho cyifata neza. Impamvu byo bitaba ni ukubera iki? Haracyarimo byinshi byo gukosora. Harimo byinshi tugomba tubikosore, two kubinyura iruhande tubikosora uko bikwiye. Naho yewe ubufasha bwanjye no gukunda umupira rwose ibyo birahari, biri garantide, ariko ariko mbona bindenze nkisubira inyuma nkajya kwikorera ibindi.